Nongeye kubasuhuza bakundwa bene data. Uyu munsi turacyari kuri wa muyoboro wa Gospel Harvest Network. Muracyari kumwe na Pastor Lambert. Nishimiye uyu munsi kugira ngo nanone tuganire ijambo ry'Imana, Imana yashyize ku mutima wanjye. Ndifuza ko tuganira ijambo rivuga ngo sobanukirwa uwo urwana nawe uwo ari we. Nicyo ijambo ry'uyu munsi ngira ngo tuganire, Imana yashyize ku mutima wanjye. Kandi ndabakunda bakundwa bene data, dufatanyije urugendo rujya mu ijuru. Ntabwo ari accident ku muntu wari wese uteze amatwi kino cyigisho. Nizera nashidikanya neza yuko hari umugambi w'Imana ukomeye ku buzima bwawe. Ntabwo ari ibintu bipfa kuza gusa, ahubwo ni ibintu bitegurwa. Ntabwo iri jambo ripfa guhanuka ngo ryiture aho ngaho, ahubwo rifite aho ryateguriwe. Rero reka dufatanye urugendo rwo gusobanukirwa umwanzi turwana nawe uwo ari we. Muri uyu munsi Imana iguha umugisha, ntuze guhagarika kumva iki kibwiriza utararangiza ngo ugere ku iherezo ryacyo, kuko kugera ku iherezo ryacyo niho habitsemo kurushaho kumenya no gusobanukirwa neza umwanzi urwana nawe kandi n'uburyo wabasha kumutsinda. Imana iguha umugisha rero, kandi mbibutse ngo ni ukuri mujye musharinga ibi byigisho byacu mu bafatanyabikorwa natwe n'Imana, kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, kuko abarushye n'abaremerewe ndi benshi kandi bakeneye ubutabazi buturuka ku Mana. Iyo dukora ibi ngibi mu by'ukuri tuba tubikora n'imitima yacu yose, kandi twiringiye ko turi kumwe n'Imana, kandi ntabwo tubikora ku bwacu, ahubwo tubikora tubitumwe n'Imana. Rero ni umugisha ukomeye cyane gufatanya natwe uru rugendo rwo gusharinga ubutumwa bwiza, ndetse no kugira ngo ubutege amatwi witonze, atari ukubwumva gusa, ahubwo ari ukubwumva kugira ngo bugire icyo byakora ku buzima bwawe. Kenshi na kenshi iyo Imana igiye gukora ibitangaza ituma intumwa zayo. Uyu munsi ndi intumwa yawe, Imana ikuntumyeho kugira ngo mvugane nawe, ngo usobanukirwe intambara irimo kurwana, kugira ngo ubashe kubona intsinzi yawe. Ntushobora gutsinda intambara utaramenya uwo urwana nawe uwo ari we. Ntabwo ushobora gutsinda intambara utaramenya intwaro z'umwanzi wawe uko zingana. Ntushobora gutsinda intambara utarabasha nawe kuba maso ngo umenye neza umwanzi wawe aho atera aturuka. Rero nicyo gituma ukwiriye gusobanukirwa cyane. Turi mu ntambara, mbibutse turi muri iyi si. Umugaragu w'Imana Paul yaravuze ngo iyo turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Hari umuntu ushobora kubyirengagiza akavuga ati mbayeho gutyo gusa. Ndagira ngo nkwibutse mukundwa mwene data yuko utabayeho gutyo gusa, ahubwo hari intambara iri imbere yawe, kandi nta wundi uzayikurwanirira ni wowe. Ubuzima ni intambara, kubaho ni intambara. Yemwe n'abandi mubona ko bameze nk'abahiriwe cyangwa baramye, nabo ubwabo bafite intambara barwana. Ariko noneho reka ngaruke ku ntambara nyamukuru turwana kuruta byose. Ndavuga intambara yo mu mwuka. Kubera ko intambara turwana ntabwo ari intambara y'uyu mubiri, nubwo ibyo turwana nabyo biza bigasohorera mu mubiri, bimwe na bimwe tukabirebesha amaso yacu, ariko ntabwo bitangirira mu mubiri, kuko itangira ryo kubaho kwacu ntabwo ryahereye mu mubiri. Itangira ryo kubaho kwacu rihera mu mwuka. Umuremyi wacu, isoko dukomokaho, ni Imana Data, kandi Imana ntiboneka mu buryo bwo mu mubiri. Imana ni Imana y'imyuka. Ni Imana idafite umubiri nk'uko dufite umubiri nk'uku nguku, ariko bitavuze ko itawambara, kuko ni Imana ishobora byose. Rero n'umwanzi turwana nawe ntabwo ari umwanzi urwanya twebwe, ahubwo ni umwanzi urwanya umugambi w'Imana. Ni umwanzi w'Imana, ni Satani ndetse n'abadayimoni. Abo ngabo nibo banzi bacu. Rero mwene data, ibyo ubona byose biza mu buzima bwawe biba byahereye mu mwuka, kugira ngo bize kuza kukugeraho mu mubiri. Rero nicyo gituma uyu mwanya tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu Befeso, kugira ngo dusobanukirwe intambara turwana nayo. Turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu Abefeso ibice 6,
turahera ku murongo wa 12. Haranditse ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, y'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo, mutware kwizera nk'ingabo, ariko kuzashobora kuzimya imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Amen. Iri ni ijambo ritwereka umwanzi turwana nawe, intambara turwana nayo iyo ari yo. Ntabwo turwana n'abantu b'inyama n'amaraso, ntabwo urwana n'aba baturanyi bawe, ntabwo urwana n'aba bantu mukorana ubona bakurwanya. Ntabwo umwanzi wawe ukomeye ari wa murozi wahagurutse akakuroga. Ntabwo umwanzi wawe ukomeye ari ubushomeri ubona urimo igihe kirekire cyane. Umwanzi wawe ukomeye ni Satani. Bibiliya iratubwiye ngo ntabwo turwana n'abambaye inyama n'amaraso. Itangiriro ryo gutsindwa ni ukutamenya neza umwanzi murwana uwo ari we, n'uburyo aguteramo nawe n'uburyo wamurwanya. Yosefu ntabwo yarwanaga na bene se bamwanze bigatuma bamugurisha muri Egiputa, akagenda ndetse akahahurira n'imibabaro myinshi cyane. Yosefu yarwanaga na Satani n'abadayimoni barwanyaga umugambi w'Imana uri muri Yosefu. Satani ntago arwanya wowe gusa Beatrice, ntago arwanya wowe Kalisa, ntago arwanya wowe Bosco, cyangwa se n'izina ryawe nk'uko urizi. Satani ararwanya umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Ni ngombwa yuko umenya neza gusobanukirwa iyo ntambara urwana iyo ari yo. Suko ubuzima bwawe butateguriwe kubaho mu buzima bwiza, suko ubuzima bwawe butateguriwe kubaho ngo wubake urugo runejeje, suko ubuzima bwawe bwateguriwe kubaho ngo ukore business yaguke itere imbere igera ahandi hantu, suko ubuzima bwawe bwagenewe kubaho iminsi yawe yose uri ingumba utagira umwana, suko ubuzima bwawe bwagenewe kugira ngo umare imyaka yawe yose urwaye. Ahubwo nuko Satani yasobanukiye imigambi myiza Imana ifite ku buzima bwawe, agahagurukira kuza kurwanya ubugingo bwawe, akahagurukira kuza kurwanya umugambi mugari kugira ngo utazasohora icyoro cy'Imana kikagaragara, ahagurukira kuza kukurwanya aciye muri iyo mibabaro urimo kunyuramo, kugira ngo ujye uhora utuka Imana yawe, ugaye Imana yawe, ubona ko Imana itakugiriye neza. Ariko iyo umaze gusobanukirwa intambara urwana nayo, uhagarika complaints, cyangwa se uhagarika guhora ufite intonganya imbere y'Uwiteka. Satani aranezerwa cyane iyo tudasobanukiye intambara turwana nayo. Atangira kuduteza inshuti zacu, abaturanyi bacu, imiryango yacu, akatwereka ko aribo banzi bakomeye dufite mu buzima. Ubwo Yosefu yasobanukirwaga intambara arwana iyo ari yo, ikintu cy'intambwe ya mbere yakoze, yababariye bene se. Yamenye neza yuko ikibazo atari bo. Hari ahantu Yosefu yavuze ngo, mwebwe mwakoze ibi bintu Satani abakoresheje kubw'ikibi, ariko Imana yabihinduyemo icyiza kugira ngo mbategurire nzababanzirize mu gihe nk'iki ngiki, nzaba umuntu wo kubagirira umumaro mu gihe nk'iki ngiki.
amenye neza ko bene se bakoreshejwe, ntabwo aribo bari bafite urwango rwo kwanga Yozefu, ahubwo bakoreshejwe n'imbaraga z'ubutware bw'isi y'umwijima kugira ngo zize kurwanya umugambi wa Yozefu. Atera Satani muri bene se wa Yozefu ishyari ryo kumwanga. Baravuga ngo reka tumwice turebe ko inzozi ze zizamara. Barwanyaga ejo hazaza. Uwarebaga ejo hazaza ni Satani. Satani yari azi umugambi mugari Imana ifite ku buzima bwa Yozefu. Imana nishimwe cyane. Nawe uyu munsi none ufite ibikurwanya, wenda nabo baba bene so, babandi ubona ahubwo bakabe bakugira umumaro. Yaba umudamu washatse cyangwa umugabo washatse, ukabona arasa nkaho ari we mwanzi ukomeye ufite mu rugo rwawe, ari we muntu umeze nk'uzakwica. Ariko ndagira ngo ubwire ngo imura amaso yawe, wihanga amaso ngo ureba bifatika, kuko biratubye ngo ntabwo turwana n'abambaye inyama n'amaraso, turwana n'abatware bo mu isi y'umwijima, bahantu hejuru n'imyuka y'ahantu hejuru mu ijuru, kandi ifite ububasha ndetse n'ubushobozi. Mwene data, ntabwo turwana n'ibintu by'ibinyantege nkeya. Uwo muntu ureba ukita umwanzi wawe ni umunyantege nkeya, ahubwo afite ibirimo gukorera mu buzima bwe kugira ngo birwanye destiny yawe, birwanye umugambi Imana uri ku buzima bwawe. Ahari uyu munsi none ushobora kubona ibyo ukora byose bigenda byanga kubera yuko hari icyo bita karande. Hari imbaraga za generation curses, imivumo ya karande ituruka mu mizi ya kure, itari hafi aho ngaho, ari irimo kugutera icyo cyangiro, arimo kugutera icyo gisuzuguriro, arimo kugutera ubwo burwayi. Ariko wakwitegereza ukabyitiranya n'abantu muturanye ko aribo bakuroga, wabyitegereza ukabyitiranya n'umugore washatse ko ari we wakubera ikirumbo, wabyitegereza ukabyitiranya n'umugabo washatse ko ari we wakubereye mubi, wabyitegereza ukabyitiranya n'abo bana wabyaye ko aribo babaye inzererezi, ibirumbo cyangwa se abababaza umutima wawe. Ukwiriye gusobanukirwa muri iki gitondo intambara urwana iyo ariyo, kuko mu gihe uzasobanukirwa intambara urwana iyo ariyo, naryo rizaba ari itangiriro ryo kwinesha. Nasomye ijambo rimbwira ngo muzamenye ukuri, kandi nimumenye ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Nje kukubwira ukuri muri iki gitondo, uburyo ukwiriye kurwana intambara yawe ukayinesha. Hari imyaka myinshi ushobora kuba unakijijwe ugendana n'Imana, yemwe umaze n'imyaka myinshi, ariko n'ubundi still ukirwana intambara udasobanukiye ariyo, still ukirwana n'abanzi batari bo, waribeshye kubanza urwana n'abicya abari bo. Reka nkubwire, ukeneye gusobanukirwa. Abantu benshi bamara imyaka myinshi ari abapasitoro bataramenya ukuri, abantu benshi bamara imyaka myinshi ari abakristo bataramenya ukuri. Abandi bantu nabo ubwabo bitegereza inyuma bikabacanga iby'ubuzima n'iyi si turimo, ariko Imana yashyize ibintu ku mugaragaro, idusobanurira neza. Rero iyo tumenye ukuri, ukuri ni Yesu. Iyo tumenye ukuri, ukuri ni ijambo ry'Imana, kuko birayita Yesu ijambo. Kandi iryo jambo iyo tumaze kurisobanukirwa, tubasha kumenya neza ibyo turwana nabyo ibyo ari byo. Ndagira ngo ubwire ngo byari kurangira ahari Yosefu nawe yiyita umunyamwaku, umunyamuvumo, umunyamubabaro, umuntu utari umunyamahirwe nk'uko benshi muri twebwe tubyiyita, kuko ntago cyabaye igihe kigufiya yamaze muri izo ntambara arwana. Bamugurisha muri Egiputa, agera kwa Potifara agafungwa. Icyo gihe cyose cyari igihe cy'umubabaro, bene se baramwanze. Icyo gihe cyose cyari igihe cy'umubabaro. Definisiyo y'ubuzima bwe yagombaga kwidefinisa, cyangwa se akaba yisobanura, asobanura ubuzima bwe nk'umunyamubabaro, kuko bene se bakuri imbere ya se nyine ntibahuye n'ako kaga, nubwo aribo bari bamwanze. Byari kwisobanura nk'umuntu utari umunyamahirwe igihe yisangaga ari muri gereza, amazemo igihe kirekire cyane yicayemo, ntawe n'uzamuburanira. Sinzi ahantu uhagaze, sinzi izo umaze kwita ubuzima bwawe, sinzi uko umaze kwiyita, sinzi n'uburyo witekerezaho ubwawe. Kenshi na kenshi usibye no kurwana n'abandi banzi bacu, hari n'igihe natwe duhindukira tukirwanya, ukagira ngo umwanzi wawe ukomeye ni wowe, ukarwana no gutekereza ngo iyo mba narabigenjeje gutya, ugarwana no kuvuga ngo iyo mba narababariye uriya muntu, iyo mba nararongoye kanaka, iyo mba naragiye gukora ka kazi. Ukarwana nawe ubwawe ukavuga ngo ahari yo ntaza kumukanishi nka umushoferi, ahari yo ntaza kuba dogiteri, umuganga wenda uvura abantu, wenda nka umutekinisiye, ahari yo ntaza kuba ndi umucuruzi, nkaba naragiye muri ibintu byo gucuruza, nkaba narigire muri proje z'ubuhinzi. Ugatangira kwirwanya wowe ubwawe nta nicyo warenzaho, ugatangira kumva ko wafashe imyanzuro mibi y'ubuzima bwawe. Rimwe na rimwe abantu bamara imyaka myinshi bafite intambara nabo ubwabo, barwana nabo ubwabo, usibye n'umwanzi w'inyuma. Icyo ni
kinyoma cya Satani. Mwene data, ugire neza uyu munsi usobanukirwe intambara urwana iyo ari yo. Nusobanukirwa intambara urwana iyo ari yo, umwanzi wawe azaguhunga, kuko umwanzi wawe asobanukiye neza ko mu gihe uzamenya intambara urwana iyo ari yo, ariryo tangiriro ryo gutsindwa kwe. Nicyo gituma iminsi yose ayobya uburari, akakwereka ibindi bintu bitandukanye n'intambara urwana iyo ari yo. Umuntu akavuga ngo ahari iyo nza kuba ntaranyoye isukari nyinshi simba ndwaye diyabete, ahari iyo nza kuba naragiye nkora siporo ntabwo mba ndangiye imitsi yanjye, ahari uyu munsi ndwaye indwara z'imitsi. Reka nkubwire, hagarika kurwana iyo ntambara y'ibyo bitekerezo. Menya neza uwo murwana uwo ari we, kuko rimwe na rimwe abantu bafite n'agahinda kenshi bikingiranye no muri gereza yo kutibabarira, akavuga ati ahari iyo ntaza gukora icyaha iki n'iki ngiki simba ndangije ubuzima bwanjye ndi muri uyu mubabaro. Mwene data, hari uwaguteje gukora icyo cyaha, hari uwagushyizemo uwo mutima mubi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo haracyari intsinzi yawe, haracyari urufunguzo rusohoka muri izo gereza ufungiyemo. Uhora wiburanya, uhora wirenganya, uhora uhunga abantu, uhora ufite igishinja mu mutima wawe. Yesu yaje kugira ngo akubohore. Hari izindi ntwaro zo mu mwuka zirwanya iyo myuka turwana nayo. Bibiliya zidusobanuriye, iratubwiye ngo muri iri jambo nk'uko ryatubwiye mu Befeso ibice 6 nyine wahumvise ijambo ry'Imana uburyo ryadusobanuriye uburyo dukwiriye kurwana intambara zacu. Imana nishimwe cyane. Ntabwo intambara ukwiriye kwirwanwa havuze ngo murangije byose muhagarare mudatsinzwe ku munsi mubi, mwambare intwaro zose z'Imana. Ntushobora gutsinda utambaye intwaro zose z'Imana. Biravuga ngo twambare ukuri nk'ingofero. Birashaka kugira ngo wambare ukuri. Ijambo ry'Imana iragira ngo wambare ukuri, ugendane ukuri mu ntambara yawe, mu buryo bwawe, mu buzima bwawe. Ufata ukuri, uvuga ngo mu ntwaro nkwiriye kugendana nayo muri iyi si hakwiriye kubamo intwaro yitwa ukuri. Iyo umaze gufata ukuri ukakugenderamo, ntabwo winginga icyizere mu bantu. Iyo umuntu amaze gutestinga ukuri kwawe akabona ko ufite ukuri kuzuye, burya icyizere kirizana. Renda birashoboka ko uyu munsi wa none disappointed yagiye gutenguha kwagiye kuba ku buzima bwawe, wagiye ugendera mu kinyoma, ariko uyu munsi umwanzi agaprofita kugira ngo aza kurwanye aciye mu kinyoma wubatse, kuko yaguteje ikinyoma bigatuma umuntu wakakwizeye, umuntu mwakagendanye igihe umusore mwakakurongoye, umugabo wakakurongoye, umukobwa wakakwemeye, iyo mugendanye urugendo rurerure asanga uri umunyabinyoma. Shobuja akaguhaye akazi, iyo mugendanye igihe kirekire cyane kugira ngo akwegure ibye asanga uri umunyabinyoma. Yosefu yageze kwa Potifaro yubakira kuri fondasiyo yitwa ukuri. Yageze yari umugaragu usanzwe ndetse w'umugurano, yagombaga kuzaba umukorera w'agahato, ariko ngo ahageze Potifaro yitegereje ukuri kuri muri we, ngarangije ngaravuga ngo singiye kukugira umukozi usanzwe, ngo amugira umuyobozi w'ibye byose. Haleluya. Kubera ko yarabanje aritegereza, amureba mu kuri. Yosefu yari yaramenye neza nubwo ari mu mubabaro, nubwo arwanye na Satani, yuko adakwiye gutakaza ukuri. Ukuri yaramenye neza ko ari ikintu cy'agaciro kirwana intambara arwana. Imana nishimwe cyane. Potifaro ngo amwegurire ibye byose. Yosefu aba umunyakuri. Mwene data, bimuhesha igikundiro cyo kwakira umugisha wo kwa Potifaro. Mwene data, uyu munsi wa none mbese mu ntambara urwana ukuri mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukuri ugufata nk'ikintu cy'ingenzi Imana yaguhaye gishobora kuzageza ubuzima bwawe ku gasongero k'ubuzima. Cyubaka utitaye ku biri bugaruke, ahubwo cyuba umuco w'ubuzima bwawe. Imana nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Intwaro dukwiye kurwanisha ntabwo ari iz'uyu mubiri. Ijambo ryakomeze ritubwira ngo mwambare umukandara. Imana ishimwe cyane. Umukandara wawe ikubera intwaro yo kwizera. Ukenyera intwaro yo kwizera. Niwizera uzamenagura imisozi uzayikuraho. Niwizera uzakomeza kwizera ko Imana usenga ikumva. Mu ntambara urimo kurwana nayo ukeneye imbaraga zitwa kwizera. Wenda uyu munsi ibintu ntago bimeze neza, uritegereza ukabona iyo ndwara iracyakomeza kukubabaza, uritegereza ukabona ubuzima, ukabona ahazaza ntago hari, ariko ambara kwizera ko Imana yagushyize mu isi ufite umugambi mugari ku buzima
buzima bwawe. Kubwo kwizera uyu mugabo Yosefu yakomeje kurwana, akomeza guhagarara mu kuri, akomeza gusenga, akomeza kwizera ko Imana igifite umugambi mugari ku buzima bwe. Yizera inzozi yarose akiri umwana, Imana imubwira yuko azaba umutware muri bene se. Nubwo yari kure y'igihugu cy'iwabo, yaragushijwe mu Bayishimayeli, ariko yagumanye imbaraga zitwa kwizera Imana y'Abaheburayo. Uku kwizera kwashoboje Daniyeli na Meshaki Shadraka na Abednego kujya i Babuloni, ariko akomeza kwizera ko Imana Yerusalemu iri kumwe nabo. Mwene data, bajya mu bucakara, bajya mu bunyage, ariko bagumana imbaraga zitwa kwizera. Uyu munsi ntushobora kuri bucakara, uri mu bunyage, ukora akazi ubona katakaba yari akawukora, urimo utunze ubuzima ubona butakaba yari ubwawe. Benshi dutuye no mu buzima wumva ko haratari ubwawe, ukuva ko ubwawe hari ukundi kuntu wakabaye umeze. Naho hantu ugumana imbaraga zo kwizera yuko wagushyize muri iyi si afite umugambi mugari ku buzima bwawe. Nasomye ijambo rimbwira ngo mungira ngo ni mu gitabo cya Yesaya, haravuga ngo umubyeyi ashobora kwibagirwa uwo yibyariye ndetse akibagirwa n'uwo yonsa, ngo ariko njye hose nzakwibagirwa, naguciye imanzi nkuciye imanzi mu biganza byawe. Mwene da, ntabwo Imana yigeze ikora ikosa yuko ikohereza mu isi ngo irangize ikwibagirwe. Ntabwo Imana yakoze ikosa ko iguhamagara ikaguha umurimo wayo yarangiza ikabyibagirwa ko hari aho yagutumye. Reka nkubwire, Imana iracyari mu ruhande rwawe. Wenda uyu munsi urimo urasiragoninga uca mu bihe bikomeye bigoranye, ariko gundira imbaraga zo kwizera, gundira uko kuri kw'Imana. Imana nishimwe cyane. Uyu mugaragu w'Imana Pawulo yongera aravuga ngo kandi mwambara inkweto aribwo butumwa bwiza bw'amahoro. Ibirenge byacu bikwiriye kuba bigenda muri iyi si bitwaye ubutumwa bwiza bw'amahoro, aribwo buratwiteguza kugaruka kwa Yesu, buratwiteguza kwakira ibitangaza by'Imana. Inkweto cyangwa se ibirenge byacu, amaguru yacu, Bibiliya yasobanura nk'ibirenge bikwiriye kuba biri mu isi bitwara ubutumwa bwiza. Ntabwo Imana yadushyize mu isi ngo tugume ahantu hamwe, yadushyize mu isi kugira ngo tuyigende. Iyo tugenda hari ibyo dukwiye kugenda dutangaza, iyo dutera aho ujya ku kazi hari ibyo ukwiriye gutangaza, ni ubutumwa bwiza bw'amahoro. Iyo ayo mahanga wagiyemo, Imana yexpectinga, itekereza, yizeye ko hatangaje ubutumwa bwiza bw'amahoro bwiteguza abantu kugaruka kwa Kristo. Imana ishimwe cyane, bw'amahoro buhumuriza abantu. Ese inkweto zawe wamaze kuzikweta, wamaze gukweta inkweto cyangwa kuzifunga ko ukwiriye guhagarara ahantu uri representa w'ijuru mu isi, uri presentinga ijuru mu isi, uri ambasaderi mwiza. Mwene da, intambara urwaniye ariyo yose, aba bagabo bari Babuloni ariko bahagarara Meshaki Shadraka na Abednego, baravuga ngo Imana yacu Yerusalemu ntizasuzugurika. Bahagarara, bari barakwesa inkweto aribwo butumwa bwiza. Yosefu yabaye muri iyo gereza yarakwesa inkweto aribwo butumwa bwiza, yavuze ubutumwa bwiza no muri gereza. Ikimenyimenyi n'icyamukuye aho muri gereza, yageze guhanurira ngo abantu bo kwa Farawo bari barafunze, ibikomangoma byo kwa Farawo, abatware babo bari barafunzwe, babafungira muri gereza. Yosefu nawe yari arimo, ariko ngo Yosefu abasobanurira inzozi bari barose, kuko yari yuzuye Mwuka Wera, ababwiriza ubutumwa bwiza. Arangije mu iherezo havutsemo umuntu umwe muri abo ngabo yahanuriye, uko yahanuriye umwana amubwira ngo wowe dore igihe kirageze, inzozi warose Farawo azagukata umutwe. Abwira undi ati dore ndabona wowe usubira kwa Farawo kongera guhereza Farawo. Ibi Yosefu yabivuze kuko yari ari mu mwuka, kubera ko nubwo yari ari muri gereza imubabaza, ntago yigeze atakaza ubutumwa bwiza. Kuki uyu munsi none ubwo bukode bw'igihe kinini cyane butuma utakaza ubutumwa bwiza? Kuki uyu munsi ubwo bugumba bw'igihe kirekire bwatumye utakaza ubutumwa bwiza? Kuki uyu munsi ubwo bushomeri bw'igihe kirekire bwatumye utakaza ubutumwa bwiza? Kweta inkweto zawe, ongera izikwete. Intambara turwana si y'uyu mubiri, kugira ngo Imana izasoze umugambi wayo. Satani azi neza yuko hari ingororano z'abizera, hari ingororano z'abakiranutsi. Wewe abantu bazaroga, ariko nta muntu uzaroga imirimo myiza wakoze. Imirimo myiza ifite ingororano. Nta mudayimoni ujya uhagarara iyo Imana ije kugorora. Imana izanye ingororano, nta mudayimoni ujya uhagarara. Nasomye ijambo muri Yesaya ryongera rimbwira ngo dore Uwiteka Imana yawe izaza, ngo ntabwo izaceceka, ngo kandi ngo izazana ngo ingororano zayo ziyiri imbere, ngo inyiturano zayo nayo ziziri inyuma. Imana izaza ye guceceka, ije kukugororera ibikwiriye imirimo y'abakiranutsi. Komeza shikama, rwana intambara, wihagarara, wiza kwita kuri abo barozi, wiza kwita kuri iyo ndwara, kuko sobanura umurimo wo guhangana. Ita ku kindi kintu bita kubabarira. Itangiriro ryo kubohoka no kubona amahoro ni ukubabarira.
uyu munsi wa none umaze imyaka myinshi utwaye abantu mu mutima, utwaye abantu mu bwonko, ukavuga ati buriya nibo banteje bino byago, buriya nibo batumye mpinduka imfubyi, buriya nibo batumye mpinduka umukene, buriya nibo banyirukanishije ku kazi. Mwene data, barababaye ibikoresho bya Satani, ariko bara nta kibazo bari bafitanye nawe. Satani yarimo kurwanya umugambi w'Imana, aca muri abo banyantege nkeya, arangije arabakwangisha, bagukoraho ibyo bintu ubona bakoze. Ariko si ukwiriye kurwana nabo, rwana n'ibiri inyuma yabo. Ibiri inyuma yabo niyo myuka y'ikuzimu, ibiri inyuma yo n'imbaraga z'abadayimoni, aho bafite ubutware n'ubushobozi. Pawulo haravuga ngo natwe iyo turi imbere y'Imana ntago turwana nk'abantu, ngo dufatamira ibyishyira hejuru, guhakanya izina ry'Uwiteka, tugakubita hasi, twarangiza tugafatamira ibitekezwa mu mitima tukayigomorera Kristo. Mwene data, nicyo cyatumye ijambo ry'Imana rimbwira ngo umwanzi wawe nagusaba umuhe, kandi Imana ivuga ngo dusabire n'abanzi bacu. Buri kibazo si abanzi bacu, ikibazo ni uwo mwanzi wacu ukomeye ari we Satani, uwo mugomo ushaka kurwanya umugambi w'Imana, uriya mwanzi ushaka kugira ngo tumare iminsi yacu mw'isi twumva ko Imana yaduteje agahinda n'intimba n'imibabaro. Uyu munsi mwene data, hindura intambara warwanaga, urwane intambara nziza yo kwizera. Abagabo, nakubwiye ngo kwizera ukuri ndetse n'ubutumwa bwiza, arizo nkweto tuba dukwese. Imana buri ahantu hose ukandagira ashaka kugira ngo ubwo butumwa bwiza bugaragare muri wowe. Imana aho ukandagiye hose irashaka kugira ngo kwizera kugume mu buzima bwawe, nubwo ubona bimeze nkaho bidashoka, ariko ibyo bidashoka ukomeze kwizera. Ku nyanja nta nzira ihari, imbere ari hirya no hino ari imisozi miremire, imbere ari inyanja, inyuma ari ingabo za Farawo. Intwara bera bakoresheje yari yo kwizera. Mose yizeye ko Imana iri buze kuza gukemura icyo kibazo. Iyo situation uhagazemo Imana yaza kwikemura. Icangwe bagiye gutwika Mishake, Sheduraka na Abedenego mu itana rya kumuriro, bagumanye ukuri kwabo yuko ari Abaheburayo, bagumana kwizera yuko bizera Imana nyamaboko, bagumana ivuga butumwa ryabo yuko bagomba kwamamaza ubutumwa bwiza ryo baremeye kubaho muri iyi si. Mwene data, witakaza ibyo bintu. Hari umugabo umwe ubuhamya bwe bujya bunezeza, umugabo bita Rick Warren. Rick Warren ni umugabo w'Umunyamerika, ni umupastor ukomeye. Hari aho niyo yavuze arimo gutanga ubuhamya bwiza, arimo gutanga ubuhamya bwe bw'ibyamuhayeho. Avuga uburyo yakodesheje imyaka 13, akodesha ahantu 77. Imyaka 13 nagiye ngerageza gusa nk'uwabibaramo, ariko ndavuga ntibyibuze birashoka ko mu mwaka yimukaga ahantu inshuro 3. Mwene data, mu mwaka yimuka ahantu inshuro 3, imyaka 13 gukodesha inshuro 77, atereye ministeri y'Uwiteka, ari umukozi w'Imana. Ngo yaravuze ngo abantu bajya bamubaza ngo mbese musengera hehe, noneho ngo akagira isoni zo kubabwira, kuko abo yabwira ngo dusengera hanaha, baragurukaga bagasanga aho babwiye basengera barahimutse ntago bagihari. Yarasaga nk'uteruye umuruho ku mutwe we, ariko ibyo byasaga nk'umuruho wari we mugisha w'Imana yamuhaye. Imana ishimwe cyane. Mu myaka 13, imagine nawe umaze imyaka 13 utagira ahantu umara umwaka byibuze, ukodesha mu mwaka wimuka 3, nubanga ugiye kumara imezi 3 bikaba byabaye ngombwa ko bikunaniye wimutse, wenda subuza amafaranga yo gukodesha, wenda se nyine nza kwirukanye, wabona ko ibyo bintu bitazarama bitazanabaho. Ariko iyo ministeri ye kugeza iyi saha Imana yayihaye intsinzi, afite amatorero hirya no hino mu bihugu hirya no ku isi, kuko yaragundiriye aguma kwizera ko nubwo bimeze nk'ibigoranye, ariko Imana ikirimo ufite umugambi mwiza ku buzima bwe. Birashoboka ko uyu munsi umaze kunanirirwa ku nshuro ya 10, birashoboka ko umaze kunanirwa ku nshuro ya 15, ariko ndimo ndavuga ngo komeza wizere. Uyu mugabo ni umugabo mwiza, uyu mugabo yarizeye, yakubera ubuhamya bwiza nk'uko uyu mwanya mugushirinze. Nanjye hari igihe binyongeramo imbaraga iminsi myinshi, ngatekereza ngo nimba Rick Warren yarabishoboye, ntabwo Rick Warren ari amateka y'umuntu wabayeho kera, n'uyu munsi aracyariho. Rick Warren, umupasiteri w'Umunyamerika, kenshi akunda n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, aza kudusura kenshi, nyirango murabizi Rick Warren, Pastor Rick Warren, ariko yarwanye intambara arayinesha. Uyu munsi none afite ministeri ikomeye, afite itorero rikomeye. Uyu munsi none bya bindi byahindutse amateka, ariko yarwanye intambara. Birashoboka ko yari kwikoma ba nyirinzu bamwirukana, birashoboka ko yari kwikoma ahari akavuga atabarozi barandoga banteje inyatsi, ariko yakomeje kurwana intambara yo kwizera, akomeza kuvuga ubutumwa bwiza ntiyabuhagarika, akomeza kwizera Imana, akomeza kugenda mu kuri yahamagariwe. Uyu munsi ni ubuhamya bwiza buhagaze, ashaka kukubwira ngo nubwo ubona bigoye, Imana yacyafite umugambi kuri destiny yawe. Sinzi inshuro umaze gutsindwa mwene data, sinzi inshuro umaze guca mu bihe bikugoye, ntago Imana irahagarika umugambi wayo. Intambara urwana komeza
urwanire mu mwuka wicogora, Imana izabanuka ikora ibitangaza birenze n'ibyo utekereza. Turi ku ijambo rivuga ngo sobanukirwa umwanzi urwana nawe uwo ari we. Uyu munsi wa none sobanukirwa umwanzi urwana nawe uwo ari we. Birashoboka ko minisiteri zatangiye nyuma y'Eric Warren zagiye zikanatumbagira zikazamuka rwose, ariko ntihigeze ahagarara ngo yikompare n'abandi bantu, ahubwo yahagaze ku giti cye aravuga ngo ngomba kurwanira destiny yanjye. Simbizi uyu munsi wa none uvuka mu muryango ubona ufite abadayimoni benshi, cyangwa se basona basokuruza bakoreye abadayimoni, byiguca intege ufite indi so mu ijuru ugukunda ukwitayeho witeguye kurwanana nawe intambara. Yosefu yavuka muri aba bagome bene se, bari bameze rwose nk'abagome, bameze ariko Yosefu amenya neza ko ikibazo atari bene se, ikibazo ari imbaraga za Satani. Aca muri izo ntambara, akirana na bene se, aneshesha gukiranuka no kubabarira, arangije birangira n'ubundi ayobora bene se ari igihangaje hagati muri bo, uko yikomeje kuwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Intambara urwana uzayinesha uko wikomeje kuwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Hano ngo mufate ingabo niko Paulo yavuze. Ingabo rero mu ntambara za kera barwanaga, kuko barwanaga n'imiheto n'amacumu, bahagiraga ikintu bita ingabo. Ingabo ni ikintu bafataga, warasa umwambi agakinga ingabo. Ingabo yabaga ikoze mu bintu bikomeye, mu byuma, mu mazabu cyangwa ibintu bikomeye, bagakinga ingabo. Aravuga ngo rero mufate ingabo nk'igikingira igituza. Imana ishimwe cyane. Mwene da, ukwiriye gufata ingabo, ugasenga. Uko gusenga kukazimya imyambi wa mubi Satani. Ukwiriye gufata ingabo ugasenga, ugafata igikingira igituza. Uyu munsi wa none hari ibyo bita antibare cyangwa se bulletproof. Ibi bintu bikingira, bulletproof ni antibare nyine, ni ibintu abasirikare bambara kugira ngo rimwe na rimwe hatagira amasasa aza kwinjira mu gatuza cyangwa ahandi hantu. Nawe rero ukeneye kwambara izo ntwaro z'Imana, ukeneye kusenga udacogora, ukongera ugasenga. Reka nkubwire, hari igihe abantu bagira ngo gusenga ni ibintu by'imikino. Iyo urwanirira destiny yawe, hari igihe usenga mu buryo butandukanye nuko n'abandi basenga. Ni umugaragu w'Imana ndamukunda, Daniel ni umugabo nkunda cyane. Uyu Daniel iyo muvuze njya ntekereza struggle yari arimo. Daniel uyu nguyu ntago yari igiraga umugore. Daniel ntago yari yarabyaye. Daniel yari inkone y'ubwami. Bari baramujyanye ubwo bamujyanaga i Babuloni baramukona. Inkone rero ntago zashakaga, ntago zabyaraga, kuko zabaga zidashobora nyine kuba zakora ibigendanye n'umuntu muzima. Inkone babaga barazikonye nyine, ubwo ni ibiremba, mu magambo make babaga babagize ibiremba. Ariko Daniel nubwo yari aho ngaho, Bibiliya ubwo Daniel yari ari i Babuloni na bene wabo b'Abayuda bari i Babuloni. Daniel ngo asoma neza, asoma ko hari igihe bategekewe cyo kuzamara i Babuloni imyaka 70. Imana yarababwiye ngo muzamara imyaka 70 muri gihugu cy'i Babuloni. Daniel kuko yabaga mu mwuka yakomeje kwizera, haravuga ngo nzakomeza kugendana n'Uwiteka imyaka 70 nishira, mfite ibyiringiro ko Imana izadusubiza iwacu i Yerusalemu. Mwene data, hari igihe washyiriweho cyo kurwana izo ntambara, ukwiriye kuba mu maso mu mwuka kugira ngo ubusenga Imana iguhishurira, kugira ngo igihe nikigera utazakomeza kugumaho muri Babuloni. Daniel ngo igihe kigeze bari Babuloni, ngira ngo hari yabonye bene wabo bari Babuloni barashayishe, baranabyibagiwe, bari bagiye no gusenga. Ngo ariko afata inshinga no kuvuga ngo ngomba kubohora bene wacu, ngomba kwihuza n'Imana, nkarwanya imyuka dufatiye i Babuloni. Daniel ngo afata umwanzuro wo gusenga iminsi 21. Biravuga ngo yasenze iminsi 21, ngo atarya atanywa, ngo asanga yinginga Imana yo mu ijuru, ngo Imana yohereza ibisubizo. Imana yaraje itangira kwica iyo myuka yo mu kirere. Ya myuka twasomye rero ivuga ngo ntago turwana n'abanyama n'amaraso, turwana n'abatware bo hejuru mu isi y'umwuka, mu isi y'umwuka, mu kirere, mu ijuru. Iyo myuka mibi turwana nayo. Daniel atangira guhangana nayo. Ubwo Daniel yasengaga iminsi 21, biravuga ngo nuko hamanuka marayika Gabriel ngazana ibisubizo bya Daniel. Ngo ariko ageze mu nzira, ngo Abamedi n'Abaperesi bafatira marayika mu nzira, bafata ibisubizo bya Daniel bari bamuzaniye. Ngo ariko Uwiteka, ngo Daniel nawe ntiyacogora, ngo akomeza gusenga. Haleluya. Nubwo yabonye ubutabazi butaraza, akomeza gusenga. Haravuga ngo tugomba kuva Babuloni tukagiye Yerusalemu, kuko Imana yarabivuze. Arangije ngo akomeje gusenga, ngo Imana yongera kohereza, yohereza marayika Mikayeli. Marayika Mikayeli ni umumarayika w'umunyambaraga, ni umumarayika w'intambara. Ngo aramanuka arwanya ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi, arwanya imyuka yari ifashe icyo kirere. Abami n'Abaperesi undi bari abantu basanzwe, bari abantu b'inyama n'amaraso, ariko hari imyuka yakoreraga mu bami n'Abaperesi. Abami n'Abaperesi
sora abamedi n'abaperesi bari abantu b'inyama n'amaraso, ariko imyuka yakoreraga mu bamedi n'abaperesi yari imyuka ya Satani ikorera ahantu hejuru mu ijuru. Iyo niyo yagiye, iyo myuka yakoraga mu kirere, niyo marayika yafashe Gaburiyeli ariko hamanuka Mikayeli wo kuza no kurwanya iyo myuka y'abaperesi kugira ngo ibitekerezo by'abaperesi bibashe guhinduka n'abamedi. Ubwo intambara yatsindirwaga mu mwuka mu kirere, Daniyeli apfuka amasenga, haleluya, ibitekerezo by'abamedi n'abaperesi ubwo byahise biba transformed, byarahindutse nyine uko byari byamaze gutsindirwa mu kirere. Nutsinda abadayimoni, umwanzi wazahinduka inshuti yawe. Nutsinda iyo myuka, uwari umurozi azahinduka umukristo cyangwa umukiranutsi, akubere mwene so mukomezanye urugendo. Abamedi n'abaperesi bari barafashe ubwoko bwa Isiraheli baburekera Babuloni. Ubwo batsindirwaga mu myuka, iyo myuka yatsindwaga yakoreraga abamedi n'abaperesi. Abamedi n'abaperesi, ubwoko bw'Imana bwari Babuloni, bwari bugize amahirwe yo kuzabohoka. Hari hagiye kwima undi mwami, wa wundi no wa mwami watumye Abisirayeli basubira mu gihugu cy'iwabo muri Isiraheli. Imana yari irimo gutegura undi mwami ugiye kwima bita Kuro, kugira ngo Kuro azaba afite umutima uri compassion, Kuro azaba adakorerwamo n'iyo myuka, ahubwo Kuro azaba akorerwamo n'Imana. Iyo dufashe imyuka mu kirere, iyo dukubise isasu ubutware bw'ikuzimu, iyo turibatira munsi y'ibirenge byacu imbaraga za karande, Imana itangira kohereza umwuka wayo mu bagira neza. Ya myuka y'ikuzimu yafataga babanika imitima bibi kugira ngo batwange, ahubwo Imana yohereza umwuka wayo mwiza ukajya mu bantu, bagahinduka abantu badufasha, bagafasha ubuzima bwacu, bagafasha ahazaza hacu. Rero menya neza intambara urwana kutarwana n'ibyambaye inyama n'amaraso. Yongera usenge. Daniyeli arasenga nyine, Imana ibohora Daniyeli, ibohora na bene wabo. Yasenga ngo yabanje kwatura ibyaha byabo. Itangiriro ryo kuhana Satani n'abadayimoni ni ibyaha. Iyo ufite ibyaha, Satani akugira imbohe, akwituwe, ntago wabasha kubohoka. Mwene data, mu ntambara urwana ya mbere ukeneye kwihana no kwiyegurira Uwiteka, maze Imana ikazasoza umugambi mwiza ku buzima bwawe. Murakoze cyane. Ndizera ko iri jambo hari aho rigiye kugukura naho rikujyana. Wicogora nubwo byatinze, wicika intege. Babarira abo bantu wahitaga abanzi bawe, ntihago no mufitanye ikibazo. Babarira umutima wawe n'ubuzima bwawe, ntago ari bwo mufitanye ikibazo, ahubwo gira winjire neza mu ntambara. Fata izo ntwaro zo gusenga, fata izo ntwaro zo kwizera, fata izo ntwaro z'ukuri, fata izo ntwaro z'ubutumwa bwiza bwo gutwara ubutumwa bwiza, uvuga ubutumwa bwiza. Fata izo ntwaro zose z'Imana, nurangiza uhaguruke, uzabasha guhagarara ku munsi mubi, kandi nurangiza byose uzahagarara udatsinzwe n'urubanza. Nurangiza byose, finali y'intambara yawe niwe uzahagurukana intsinzi. Uzazamura ibendera ryo kunesha, uzamamaza ko Imana igira neza. Yosefu yazamuye ibendera ryo kunesha, avuga ko Imana igira neza, arangije intambara ye. Imana nishimwe cyane, haleluya. Ba Daniyeli barangije intambara yabo bagaragara ko ari abaneshi. Nawe yawe uzayirangiza uri umuneshi, kuko uzabusobanukira ibyo urwana nabyo ibyo ari byo. Imana iguha umugisha, kandi Imana ikugiriye neza. Ciao. Turabakunda cyane. Nababwiye ngo ntukibagirwe gukora subscribe, kandi ntukibagirwe gusharinga ibibwiriza byacu. Ubu umufatanyabikorwa natwe kuvuga ubutumwa bwiza, uzabihererwa ingororano ziteka ryose. Hari abantu iri jambo wewe wenda ntiwanaryumvise ngo rikugira umumaro cyane kuko utabyitayeho, ariko risharinge just rigere kuri uriya, rirasanga rikeneye, kandi koko bambi azanesha, kandi koko bambi riramukura muri uwo mubabaro, kandi koko bambi riramukura muri ako gahinda. Kuko iyo tumenye ukuri kuratubatura, riramuha kubabarira, riramuha kubaho adafitanye ibibazo n'abantu, ahubwo afitanye ikibazo na Satani ari warwana nawe, kandi iyo ntambara azayinesha mu izina rya Yesu. Amen.